Tugiye kuganira ku gitabo cy'umugabo witwa Matayo, ibice 8, umurongo wa 18, hafite umutwe w'amagambo uvuga ngo gukurikira Yesu ntibyoroshye. Turasoma kuva ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 22. Umurongo wa 18 uravuga ngo kandi Yesu abonye abantu benshi bamugose ategeka ko bambuka bakajya hakurya. 19. Umwe mu banditsi araza aramubwira ati mwigisha ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. 21. Undi wo mu bigishwa be aramubwira ati databuja banza undeke ngende mpambe data. 22 naho dusoreza. Yesu aramubwira ati nkurikira, reka abapfuye bihambire abapfuye babo, Imana itugirire neza. Iyi nkuru uyikeneye yose wayisanga kuri Azabikora TV. Imana ikongerere umugisha.